Imana itarobanura ku butoni. Umunsi wawe wo gutabarwa nugera uzatabarwa. Bagutanze mu kidendezi ko bari bafite abarwaza 38 bagukandagira baguca hejuru, ariko nyiringa barihagurukiye. Umuturire kubabaje arakumva. Uwiteka niwe Mana ikomeye itarobanura ku butoni. Umunsi wawe wo gutabarwa nugera uzatabarwa. Bagutanze mu kidendezi abo bose kuko bari bafite abarwaza 38 bagukandagira baguca hejuru, ariko nyiringa barihagurukiye. Umuturire kubabaje arakumva. Umugisha wawe Mwami kandi nta mubabaro wongeraho. Nkomereza amaboko Yesu ashobozwa nawe umimbaraga. Unyuzurize inkike Mana yanjye, abanzi batavugirize impundu kunesha. Umugisha wawe Mwami kandi nta mubabaro wongeraho. Nkomereza amaboko Yesu ashobozwa nawe umimbaraga. Unyuzurize inkike Mana yanjye, abanzi batavugirize impundu kunesha. Abanzi bawe ntibasinzira, barashaka kuguhitana. Amajoro barara ni make cyane kugira ngo bakuze amahwemo, ariko bibagiwe ko uwitwa Goliyati yaciwe igihanga kubwo gusuzugura ubwoko bw'Imana. Ingabo za Farawo zashiriye mu nyanja kubwo gukurikira n'ubwoko bw'Imana. Nawe nshuti yanjye shitse umutima mu nda, kuko Uwiteka ahagurukiye kugutabara. Abanzi bawe ntibasinzira, barashaka kuguhitana. Ego amajoro barara ni make cyane kugira ngo bakuze amahwemo, ariko bibagiwe ko uwitwa Goliyati yaciwe igihanga kubwo gusuzugura
gusuzugura ubwoko bw'Imana. Ingabo za Farawo zose zashiye mu nyanja kubwo gukurikira n'ubwoko bw'Imana. Nawe nshuti yanjye shitse umutima mu nda, kuko Uwiteka ahagurukiye kukurengera. Warandengeye wa Mana we, warandengeye wa Mana we, nabuze ibyo kurya warandengeye. Ndi kwa muganga warandengeye.